Chris Brown yatawe muri yombi aregwa gukubita umuntu muri London mu Bwongereza. Nongeye kugwiriza ikaze kuri The Truth Inside nkubwira ko ari wa musore wanyu Bahati Chris nk'ibisanzwe nana komeza gushimira ababashije gukora subscribe ndetse n'abakoze shares ku nshuti zabo kugira ngo tujye dukomeza kubana nk'isi nshya, isi y'imyidagaduro, isi y'umunezero no kumenyaho amakuru agenda agera n'ibivugirwa mu isi iyi si dutuyemo. Muri kano kanya rero nashaka kugira ngo tite twinjira mu kiganiro nagutsindiye kugira ngo ubashe kumva ibirimo kugenda bivugwaho kumwe mu bahanzi bakomeye cyangwa se umwiti icyamamare ku isi hose kuko ibikorwa bye bigenda bivugisha abantu benshi cyane. Kaze neza kuri The Truth Inside. Nibutsa wowe utarakora subscribe unakandi hariya kunzogera kugira ngo ujye ubasha kwakira bimwe mu biganiro tukugezaho umunsi ku wundi cyangwa se isa ku yindi tutagutsindiye. Nyamuneka turagusabye kugira ngo udushigikire kuko turi bene muntu umwe, turi abantu tugomba gushigikirana ahantu ariho hose, tureke umutima w'urwangano ahubwo dushiremo urukundo dutezanye imbere kuko unejeje imbere nanjye imba ngutejeje imbere mu buryo bwo kwakira amakuru utabashe kuba wabasha kumenya cyangwa se utabashe kuba wakurikirana. Tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu 2025 ubwo byari saa 10 z'ijoro, polisi y'Ubwongereza yaje kurega umuhanzi Chris Brown kubera ikibazo cyo gukubita umuntu mu buryo butumvikana. Murabyibuka yuko uyu muhanzi w'icyamamare uturuka muri Leta Zunze za Amerika subwa mbere arezweho ibirego nk'ibi ngibi. Nuko rero polisi y'Ubwongereza ivuga ibijyanye n'iri kubitwa ry'uyu muntu byabereye mu kabyiniro kari hagati mu murwa wa London ubwo byari tariki 19 mu mwaka w'ibihumbi 2003. Mwibuke yuko Chris Brown ibyo bintu akunda kubizira cyane cyangwa se biri mu bintu bikunda kumusubiza inyuma. Mwibuke mu gitaramo yari afite muri South Africa, muri Afrika y'Epfo ubwo yari agiye guhagarikwa igitaramo kugira ngo nataramira abanya South Africa ndetse n'abandi bantu bari muri kira gihugu bitewe n'icyo kintu cyo gukubita abantu cyangwa se gukubita igitsina gore. Nanone mwibuke n'igitaramo yari afite muri Kenya, yigeze gukora igitaramo muri Kenya ahitwa i Mombasa aho bamwe no mu bantu baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye byo muri East Africa, abavuye mu Rwanda, i Burundi, muri Kenya bajya kwitabira icyo gitaramo, aho yaje gufata telefone y'umufana akayikubita hasi kugira ngo kubera ikibazo cy'uko ngo yari amufotoye. Aza kubikurikiranwa n'amategeko bamubwira ko ibyo yakoze bitari byo, anemera ko iyo telefone agomba kuyishyura. Ibi ni bimwe mu birego rero Chris Brown akunda kuregwa cyane, binatuma adabasha no kugira ngo abashe kubona bimwe mu bihembo bikomeye bitangwa n'amakampani agiye akomeye cyane muri Leta Zunze za Amerika. Ibi ni ibintu rero bikomeye cyane bikomeza bituma umuziki wa Chris Brown cyangwa se iterambere rya Chris Brown riguma ridindira cyangwa se riguma hahandi paka handi iterambere ryiwe rigiraho rikanahagarara. Nuko rero uyu muhanzi Chris Brown w'icyamamare cyangwa se umwe mu basitari bakomeye ku rwego rw'isi ufite imyaka 36 yatawe muri yombi muri hoteli yo mu mujyi wa Manchester aho arimo gukurikiranwaho icyaha cyo gukubita ndetse kubu ngo bakiri muri gereza ategerejwe kugira ngo ajyanwe mu rukiko rw'ibanze rw'i Manchester kuri uyu wa gatanu. Umushinjacyaha mukuru wungirije agace k'amajyaruguru ka London witwa Adele Kelly yaragize ati twahaye uruhushya polisi gukurikirana ikirego cya Chris Brown rimwe mu bintu byo gukubita umuntu amuziza ubusa. Yongeyeho ko ibikorwa byo mu rwego manyabyaha kuri uyu uregwa birimo kuba ndetse afite uburenganzira bwo kuburanishwa mu buryo butaboneye butabera. Murabizi neza iyo umuntu aregwaho ibintu aragenda hari bakamucira icyo agomba nimba afungwa cyangwa se hari ibindi bijyanywe n'amategeko. Murabizi neza abantu mukurikirana ibintu by'inkiko uburyo umuntu yakoze icyaha, inzego z'umutekano cyangwa se inzego za leta zigira uburyo nyine urubanza baruca cyangwa se baruburanisha. Bimwe dukesha ikinyamakuru The Sun cyo mu Bwongereza cyanditse yuko uyu muririmbyi wo mu njyana ya R&B yageze ku kibuga cy'indege i Manchester mu ndege yihariye cyane ku munsi wari ku wa gatatu nyuma y'isa 6 z'amanywa. Mbere byari byaratangajwe ko Chris Brown afunzwe akekwaho gukomeretsa cyane umwe mu ba producer cyangwa se mu bantu bakora umuziki witwa Abed Yao utunganya imiziki ubwo bari mu kabyiniro kitwa Tempe kari mu gace ka Mayfair rwagati mu mujyi wa London. Nuko rero mu bimwe mu binyamakuru bikomeye cyane BBC yagerageje kuvugana n'abahagarariye cyangwa se bamwe bahagarara bari muri timu ya Chris Brown kugira ngo bagire icyo babivugaho, ariko hagati y'aho nta kintu bigeze batangazaho. Gusa umuvugizi wa polisi wo mu Bwongereza yaganiriye na BBC ayibwira ati umugabo w'imyaka 36 yatawe muri yombi kuri hoteli y'i Manchester nyuma yo gato ya saa 8 z'ijoro ubwo byari saa 9 z'ijoro mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Ubwo no kuvuga ko muri Uganda bwo byari saa 8 z'ijoro.
byari tariki 15 ubwo bwari ku munsi wo kwa kane y'uku kwezi kwa gatanu 2025. uku gutabwa muri yombi k'uyu muhanzi Chris Brown kwabereye aho bita i Hanover Square rwagati muri London, ubwo byabaye byari tariki 19 Gashyantare mu mwaka wa 2023. guys, murumva yuko bimaze imyaka 2 yose byarabaye iki kintu Chris Brown yaragikoze, ariko ubugenzacyaha bukirimo kumukurikirana, aho bwamurindiriye ngo igihe cyacyo cyose yazakandagira i London i Manchester bazahite bamucakira. Iri perereza ryakomeje rikurikirana Chris Brown riyobowe n'itsinda rikora mu gace ka Central Western Area Base Commander Unit, niryo ryakomeje rikurikirana iki cyamamare cyangwa se uyu muhanzi ukomeye ku rwego rw'isi. Nuko rero bimwe mu makuru dukesha The Sun mu mwaka wa 2003, umwe mu bantu bakubiswe n'uwo muhanzi Chris Brown uwo witwa Dio yavuze yuko Chris Brown yamukubitishije icupa mu mutwe, nyuma akanamutera ingumi n'imigeri mu nda maze akarambarara hasi. Bamwe bumva yuko byahise birangirira aho ngaho bitewe n'intambara arimo kubera aho ngaho muri ako kabyiniro. Bimwe bahise bumva yuko birangiye bitewe nuko Chris Brown aba afite itsinda rikomeye cyane rihita rimukikiza rikamurinda cyangwa se rikamusigasira kugira ngo ntihagire n'ikintu ntihagire ikibazo ahura nacyo. Bumva yuko byari birangiriye. Dawo yavuze yuko ivi rye ryavunitse akajyanwa mu bitaro, ndetse akaza no gukenera imbago kugira ngo ashobore kuba yatambuka cyangwa se ava aho mu bitaro yajyanye. Nuko rero uwo Chris Brown ukomeza kuregwa ibyo bintu uvugwaho amwe mu makosa agiye akomeye, aho yagiye akubita abakobwa ndetse ibintu by'udutsiko twinshi cyane. Mwibuke yuko ari umuhanzi wamamaye ubu haciyeho imyaka 20 azwi cyane cyangwa se ari icyamamare mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Murabizi neza ko yakunzwe mu ndirimbo nyinshi cyane nka Beautiful People, No Air, Underfluencer, Run It, hamwe niyo bita Turn Up to the Music. Murabizi yuko asohora album zigiye zigira indirimbo zikunzwe cyane, kandi ukibuka yuko nanone arimo bamwe mu bahanzi bamwe mu bahanzi bakora collab cyane n'abanyafrika kandi zikanakundwa cyane. Urugero nk'indirimbo agiye akorana nk'aba Davido, Wizkid, ni bamwe mu bahanzi Amerika ifite bakorana collab n'abanyafrika, ukumva indirimbo ze zikunzwe n'abantu benshi cyane. Chris Brown yakunzwe n'abantu benshi, yakunzwe n'urubyiruko, abana bakiri batoya, akundwa n'abakobwa, akundwa n'abasore, akundwa n'abasaza. Ariko ikibazo kimwe cyo gukubita ikintu bita igitsina gore, nicyo kibazo cyangwa se ikintu bita urugomo rwo kurwana, nicyo kintu cya mbere ajya akunda kuzira cyane Chris Brown. Kuri ubu rero ari mu bikorwa byo gukora ibitaramo mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse ko yitezeho gukora bimwe mu bitaramo mu Bwongereza cyane muri uku kwezi kwa gatandatu ndetse no mu kwezi kwa karindwi muri uno mwaka wa 2025. Nuko rero Chris Brown muri ibi bintu byose arimo kugenda ategura, niho yageze i London i Manchester cya kirego cyo mu 2023 cyuko yakubise uriya mwana akamukubita icupa, akamukubita imigeri n'ingumi. Aricyo kirego cyagiye gituma nanone ibitaramo bye bigenda byangirika. Murabizi Chris Brown agenda ahura n'ibibazo. Nyamuneka rero uyu muhanzi arababaje cyane. Nimba ari ibihe bibazo baba bafite abahanzi bacu simbizi, gusa ndizera ko bamwe mu bahanzi bacu bagenda babona isomo, bagenda babyigiraho ko gukora umuziki n'uburyo bwo kwitwararika no kumenya uburyo imyitwarire kugira discipline muri rubanda, kuko abafana n'abafana bawe, kuko nibo bagufasha kugira ngo ugere kuri ya success y'ibyo wateganya kuzageraho cyangwa se zimwe muri project uba utegura gukora. Murumva ni ibintu bibabaje cyane kuba wumva yuko wakubita umufana wawe cyangwa se wakubita umwe mu bantu bashaka gukumvira umuziki wawe, akaba yaba umwe mu bafana bashaka kuba batuma ujya ku ntego zawe. Ni ibintu bibabaje, ariko wumve yuko ni ikibazo kiba gikomeza kiregwaho kuri Chris Brown. Ni ibibazo bikomeye. Niyo mpamvu rero tuba twakubwiye ati kuri The Truth Inside tubereho kujya tujye tukugezaho amakuru, unumve bimwe mu bintu bigenda binavugwa hano hanze. Nyamuneka ujye wibuka gukora subscribe, unakore na like, unaduhereze ubutumwa hasi, comment hasi nyamuneka. Nimba ari cyo wifuza kuba twavugaho cyangwa se inkuru wakumva yuko twayikugezaho, byose ubyandike muri comment, tuzatwita tugusubiza nta kibazo. Nicyo tubereyeho kugira ngo tuganire namwe bamwe mu bantu bacu, tumenye ibyo batekereza, tumenye n'ibyo mushaka. Na handi rero bibera ni hano kuri The Truth Inside, abona kugira ngo wari kumwe nanjye Bahati Chris. Nk'ibisanzwe umubwira ati keep in touch kuko ndacyari kumwe nawe naho mukanya. Ni bye bye, ciao ciao.